Reka twongere tubaye ikaze bakunzi b'Umuragwa Family TV. Ni wa mwanya dora tukaganira, tukaba tugiye kuganira ku makuru yaranze icyumweru cyangwa se amakuru yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga muri iki cyumweru turangije. Turi kumwe n'umutumirwa, muri kumubona imbere ya kamera, musanga mumenyereye, twatangira tumuha ikaze. Murakoze cyane. Ugiye kudufasha rero kuganiza ku bakunzi bacu ku makuru yaranze icyumweru. Yego. Ujye mu nguni zose, ujye muri politiki utubwire, tujye mu myidagaduro utubwire, mu mikino utubwire, mu bijyanye n'iyobokamana utubwire, ariko reka duhere mu mikino tubwire amakuru yaranze icyumweru mu gisata cy'imikino. Murakoze. Amakuru yaranze imikino muri iki cyumweru turangije ntabwo ari byinshi byavuzwe, cyane cyane twavuye mu Mavubi duta twinjira mu mukino wa APR na Pyramide. Niyo yari iri kuvugisha abantu benshi. Urabona ko abareyo baba bashyigikiye ikipe yose iri bukine na APR. Ubushize APR ijya guhura na Azamu yo muri Tanzania, kuko umukino wabanzaga wari wabereye muri Tanzania kandi Azamu yari yatsinze APR. Ubwo rero reyo yahise ijya gufana Azamu, irayiririmba na karahava, ariko APR ihita iyisezerera. Muri uko kuyisezerera rero niho yari bwo izahura n'iriya kipe yo mu Misiri bita Pyramide. N'ubundi rero abareyo bari baje bari kuri kote ya Pyramide, ariko umukino warangiye APR inganije igitego 1-1 n'iriya kipe mu Misiri. Ubwo dutegereje ko niba bazabava imbere mu Misiri, ntago mbizi kabisa. Uri kubivuga umeze nk'umuntu wihebye? Aya ntago nihebye. Tuzabatsinda. Ese biriya bintu okay, umupira ntago nabashije kureba wose, ariko narebye igice cya kabiri. Mu bigaragara APR yakinnye neza, nubwo byarangiye banganyije, ariko yakinnye neza. Ahubwo ngiye ikibazo nagize, rura rugero rwa Reyo rwo gufana ikipe ya adversaire wa APR, buri gihe nyine ikagaragaza ko iri inyuma y'ikipe bayaje gukina na APR, ikanabigaragaza nta kwishira kurimo, ku buryo baza no muri stade bakayiririmba. Biriya bintu bigaragaza wenda nakwita urugero rwiza rwo kuba amakipe ari amakeba, cyangwa ku rundi ruhande hari ababire bakabona ko bitagakwiye kuba wafana umuntu ubizi neza ko yaje gukina n'ikipe ihagarariye igihugu, aho kugira ngo mwifatanye na ya ikipe ihagarariye igihugu, ahubwo mukajya kuri rwa ruhande rwa ya ikipe ya adversaire mwitwaje ko muri abakeba b'iyo kipe, cyane cyane nyine ndavugira ku bareyo. Biriya bintu bigaragara gute nko ku muntu wenda utaba muri siporo cyane, ariko akaba akurikirana amakuru y'ibintu bibera muri siporo? Bigaragara bite biriya bintu? Ariko n'ubundi nibyo. None se bajya gufana ikipe udafana ngo nuko igiye guhura n'indi yo hanze? Njyewe ari sinjye nyine, hari abantu benshi nzi neza ko tubihuriyeho, kuko biriya bintu ngiye sindabibona abafana ba APR babikoze. Hari igihe utafana wenda APR niba usanzwe uri umufana wa Reyo, hari igihe bitavuze ko ufana APR kubera ko igiye gukina na Pyramide, ariko kugaragaza urwego rw'imifanire nka ruriya noneho amprise muri stade, biriya bintu nyine biri normal, ntacyo bitwaye. Ntacyo bitwaye mu mupira, ntacyo bitwaye. Nase urugero dufate nka ari amakipe abakunzwe hanze, dufate nko muri Espagne Real Madrid na Barca. Ubwo Barca yiri gukina, iyo kipe bari gukina nayo Real Madrid niyo ibiri gufana. Kuyifana birumvikana nk'abantu b'abakeba, ariko ndavuga ruriya rugero rwo kubigaragaza amprise muri stade. Bigaragara gute nyine ku muntu wenda ubutari mu bintu bya siporo cyane, ariko akaba bikurikiranira hafi, akajya kubona akabona ikipe y'Abanyarwanda yabukera kugira ngo ifane y'Abanyarwanda mugenzi wabo, bari gufana ikipe yo hanze. Aho byaba ari ikibazo kireka ari nk'Amavubi. Ari nk'Amavubi ari gukina, noneho hakazamo wenda tuvuge nk'abareyo bagafana nka kuri wenda Nigeria yakinaga n'Amavubi. Ugasanga noneho abafana ba club imwe aho kugira ngo bafana Amavubi bagafana
Nigeria, aho ngaho niho haba hari ikibazo kuko iyi kipe yambaye ikirangantego cy'igihugu, ni ukuvuga ngo abanyagihugu baba bagomba kuyijya inyuma, ariko club ni ibintu bisanzwe, wayifana utayifana ibyo ntibikureba. Rero njye mba numva nta kibazo kirimo, kuko nanjye ntago mfana ikipe ya indi bagiye nese. Hari igihe amakipe abiri bagiye gukina, imwe uyifana ahita batati icyamiri ikayinsindira, cyangwa nta nubwo bari gukinana n'izindi. Tuvuge nk'urugero rworoshye, hari igihe wasangaga nka Gorilla iri gukina na Rayon. Icyo gihe abafana ba APR icyo baba bifuza ni iki? Baba bifuza ngo Gorilla ibatsindire Rayon. Kimwe nuko Gorilla iri gukina na APR, abafana ba Rayon baba bati icyama Gorilla ikadutsindira iki? Ikadutsindira APR. Urumva rero ibintu by'amaklub n'ikipe y'igihugu biratandukanye cyane. Ibyo ngibyo wenda mba numva ntacyo bitwaye, nk'igihe wenda amakipe wenda ari ayo mu gihugu kimwe, noneho wenda n'ikiyongeraho mukaba wenda munahuriye mu irushanwa rimwe, kuko ushobora kuvuga uti iriya ni iyinsindira, wenda hari ukuntu ndabavanse wenda kuri kiriya gikombe, ariko njyewe ubu bibona wenda bikankonfuzinga cyangwa se bikancangamo ukuntu, ariko sinzi mba mbona biriya bintu bidakwiriye, kuko nk'ikipe ubu se nka buriya tuvuge n'urugero APR iramutse ikomeje cyane ko twizera ko izakomeza ikagera wenda ku rwego tuvuge rwo gutwara igikombe, ubu mu bigaragara aba Rayon ukurikije urwego bafannyeho iriya ekipe, ntago iyo ngiyo yaba inkuru nziza kuri bo kuba icyo gikombe kije. Oya, ntabwo ikipe y'uri umukeba igatwara igikombe icyo ari cyo cyose ntabwo wishima. Fair play. Ntabwo wishima. Nyatari. Reka twikomereze, tujye noneho mu myidagaduro cyangwa se entertainment. Amakuru y'ingenzi yaranze icyumweru cyangwa se amakuru yavuzwe cyane muri iki cyumweru dusoje na ayahe? Kubijyanye n'iki? Mu myidagaduro birimo byinshi. Ubwo ndavuga mwa bino by'imbuga nkoranyambaga, mu bahanzi se, muri bya YouTube, amakuru arimo aratrendinga cyane ku mbuga rero nkoranyambaga. N'ubundi haracyari isaga ya Sabe, ndumva nta yindi nkuru irayisimbura. Ntayo ndabona, ni ya yindi bya Sabe by'inzahuke, nta bindi byari byabisimbura. Natwe turabitegereje. ubu dutegerezanyije amatsiko inkuru izasimbura Sabe cyane, kuko ubona bitangiye kujya bigenda bisa nkaho bigabanuka. Ibyo ari byose hari ikindi kigiye kuzaza nyuma y'ibyo ngibyo. Urebye ni ibyo ngibyo. Nka buriya ntihari abanoze, ntihari abanyamakuru bari kuvuga ati nk'ubu hakaza indi saga cyane. Rega baracuruza. Hari umutipe nabonye ku biganiro birenze kimwe, mbona ko wenda nawe ishobora kuza gutrendinga. Ni umutipe ngo bita ngo Jordan wajyaga azana ngo abahanzi mu Rwanda, sinzi niba wenda ibyo bintu utabibonye, ngo urwaye impyiko. Ni impyiko ni umwijima, ntabwo uri gusaba ubufasha. Ntabwo nayibonye, ahubwo ikintu numvishe ku bijyanye, ahubwo wenda ni muri siporo. Ni umukinnyi wakiniye ikipe y'abagore, niba nayita Amavubi y'abagore, kuko ni muri ikipe nationale y'abagore. Niwe ahubwo urwaye cyane, bari gusabira ubufasha, yarwaye kanseri. Ibyo nabyumvise kuri BNB Kigali. Ariko iby'uwo nguwo w'abahanzi ntabwo nabyumvise, sindabyumva. Hari n'indi nkuru itari nziza yuriya wazamuye bari abakinnyi bo bita Vigori. Uriya mu coach uriya coach rero naramwumvise, ariko kubera ririya zina ryiwe nabaje kugira ngo ni umunyamahanga, kumbe ni umunyarwanda. Nabonye yaranazamuye abakinnyi benshi, niwe ba Haruna banyuze mu maboko, ba Jacques Tuyisenge, ba Jihad, baraba abo bita ba Brazilien, abava za Gisenyi. Ariko ngiye nabaje kugira ngo ni umunyamahanga, ntabwo nari ko ari umunyarwanda.
izina ryiwe ribanza bataragera kuri Viguri abantu benshi ntabwo bari barizi. Bavuga Viguri akaba aribwo nibura umwibuka, ariko kubera wenda igihe yari amaze atavugwa cyane mu bintu bya siporo, abantu bari batangiye kumera nk'abamwibagirwa, ariko yaritaye, reka tumwifurize iruhuko ridashira. Hanyuma reka tuze noneho mu makuru navuga iyobokamana. Amakuru uri kumva cyangwa se uzi arimo kuvugwa cyane muri iki cyumweru dusoje yarayaye. Amakuru rero yavuzweho ni ari amasengesho abaho yo gusengera igihugu, ndumva ariyo, ibindi ni ibisanzwe. Ese ari amasengesho abaryari? Ntabwo nzi rero ngo abera buri gihe icyarimwe. Hari igihe usanga yabaye mu ntangiriro z'umwaka cyangwa akaba mu mpera z'umwaka, manza biterwa hari n'abayategura, ariko nk'aya y'ejo bundi yabaye nyine dimanche. Njye nari nzi ko ajya aba wenda nka gutya hagiye guverinoma nshya nyine, ubwo abagiye agiye gusengera nyine guverinoma nshya igiyeho. Aba buri mwaka, nose buri mwaka hagiye guverinoma nshya. Ni amasengesho aba buri mwaka yo gusengera igihugu, ahubwo wenda bayategura bakurikije wenda disponibility y'abayobozi, kuko yitabirwa n'abayobozi. Nk'ubushize akenshi n'ubundi perezida wacu aba arimo, kandi n'ejo yari arimo. Ubwo rero sinzi niba hari timetable abati mpaka iki gihe n'iki, ariko ibyo ntabyo nzi, gusa nzi ko buri mwaka biba. Ikindi kintu cyo mu bintu by'ivugabutumwa cyangwa se iyobokamana, mbonye yagiye mu Bwongereza gutaramirayo, yajyanye na nuriya Apotre Mignone. Bimaze igihe, nese Apotre Mignone ntagiye kurangizayo icyumweru bari muri biriya bitaramo byabo, nako riravuga butumwa ryabo. Urumva nabyo nyine bibaye muri iki cyumweru dusoje. Baracyariyo, ntago bari bavayo. Baracyari. Nabonye bameze neza, Kitoko arimo aratambagiza, mbonye amwereka Ubwongereza. Na Mignone nawe ubwo nari kumwe n'abayobozi, ari yakiriwe n'uri ambasaderi w'u Rwanda mu Bwongereza. Yitwa nde? Businge. Yitwa Johnson Businge. Gose ubona ibintu bimeze neza. Hanyuma abantu benshi bari biteze kumva ngo ni iki noneho His Excellence ari buze kuvuga muri aya masengesho. Hari abantu bavuga ati wenda mwa bino bintu byo kuvuga ngo insengero ngo zarafunzwe, ngo wenda byabaye wenda kubw'umujinya cyangwa se biba wenda bitapanzwe neza, cyangwa se kubera insengero zimwe na zimwe zitari zujuje ibisabwa. Ariko mbese benshi bari biteze ko kubera bagiye guhura bakagira umwanya wenda nakwita uhagije wo kuganira nawe, harimo insengero wenda ziri buze kudohorerwa. Ni iki cyabaye wenda kikamera nk'aho abantu batari biteze wenda mu myanzuro cyangwa se mu ijambo His Excellence yagejeje ku bantu bari bitabira ari amasengesho? Nisi ko yari agiye gusenga nk'abandi, yari agiye gufungura insengero zafunzwe. Hari abumvaga ko wenda nka bamwe mu bafungiye, we tubwita mu rugero nk'abagorozi bari muri bamwe bafungiye, akavuga ati noneho abagorozi turabarekuye. Bashingiye ku ki? Bashingiye ko wenda muri iki gihe cyari gishize aho bazifungiye, hari ibyo abagorozi wenda bakosoye, hari ibyo batari bujuje, wenda ubu ngubu bisubiyeho bakaba barabinogeje. Niba rero hari ibyo bari basabye ko ubundi kugira ngo bagufungire, barati ibi nibi ntabwo ubyujuje, nubyuzuza tuzagufungurira. Ntabwo rero numva ko ibyo byategereza ko perezida ari ubivugaho, kuko si uba waragiye kubifunga. Haba hari inzego zibikurikirana. Iyo wujuje bya bindi bagusabye, urabashaka bakareba niba koko byagiyemo bakagufungurira. Ariko ntabwo wareka kubikora ngo noneho ngo uhuye ngo na perezida, ngo perezida ashyigikiye amafuti kandi ari uyarwanya cyane. Yanabigarutseho rwose, aravuga ati ibyo ntabwo bizashoboka. Ntabwo byashoboka kuko we ubundi perezida wa repubulika ari umuntu ukomeye,
ni wa muntu ureberera inyungu z'igihugu cyose. Ashobora gushyiraho umuyobozi runaka we akabigira si bindeba, ariko we ntabwo ariko bimeze. Ubwo rero sinumva ko byagera avuga ngo iki kintu nubwo kitujuje ibyangombwa bagifungure. Wapi, ntabwo iyo ariyo politike yiwe. Politike ye ni ukureba ibintu bigirira abanyarwanda akamaro, apana kubashyira mu kaga. Kandi nk'uko nawe ubizi, insengero nyinshi bagiye bafunga ni uko babonaga ziri gushyira abazisengeramo mu kaga. Reka kuri icyo kivugabutumwa cyangwa se iyobokamana tukiviho tujye hanze y'u Rwanda, hanze y'igihugu. tujye hanze y'igihugu. Twagiye hanze y'igihugu, ibintu biri kuvugwayo noneho sinzi, watubwira amakuru arimo aravugwa hanze y'igihugu arimo gutrendinga cyane cyane ari ayahe? Hanze y'igihugu rero amakuru yari yitezwe muri iki cyumweru twarangije ni kiriya kiganiro mpaka cyagombaga guhuza Trump n'uriya vice perezida wa Amerika. Nicyo abantu benshi bari biteze, ko bumvaga bafite amatsiko y'ukuntu bazaba bahanganye, kuko urabizi neza ko mbere y'uko vice perezida ariwe uhabwa kuzitoreza kuyobora Amerika yari uriya perezida Joe Biden. Kandi ikiganiro mpaka cyabanje Trump rwose yari yamwigirijeho nkana kabisa. Ariko icyagaragaye ko nuko vice perezida Ewana yamweretse ko batiganye kabisa. Trump yaribuze hahandi bega umusaza byari danje. Nuko ibyo Trump yashinzaga Biden mu kiganiro cyatambutse, amubwira ngo uri umusaza, ngo ubu ngo ubona ngo Amerika wayobora, ngo uri umusaza, ngo gutyo ushaje gutyo bigakunda. Ubu none Trump babibwiraga. Birumvikana kuko uriya mudamu ndumva niba ntibeshya afite imyaka nka 60 cyangwa 58. Ni muto cyane. Ni muto. Trump rero nawe Biden amurusha imyaka 4. Urumva nawe aramutse ari ubaye perezida nawe yazajya gusoza iyi manda n'ubundi nawe yabaye umusaza nka Biden. Ntago Biden amuruta cyane. Niyo mpamvu rero wasangaga rwose uriya mugore yaramutsinze cyane, kuko n'ikiganiro cyabo cyararebwe cyane, cyari kuri televiziyo biri live, cyakurikiwe na miliyoni 67 niba ntibeshye. Numva ni benshi cyane. Ndumva ari ibyo ngibyo, nta bindi nibuka. Tuvuge ko ibyo abantu bari biteze mwa iriya deba yabo cyangwa kiriya kiganiro mpaka cyabo, ibyo abantu babonye cyangwa habayemo gutungurwa? Hari aho bahanganaga, ukabona hari nk'icyo Trump avuze kamara kibura. Ntekereza ko nk'abari biteze ko Trump ashobora gutsindura umugore, bo rwose baratunguwe. Ariko nk'abari bashyigikiye uriya mugore ntabwo batunguwe, kuko Ewana yahasirukanye gitware. Mu mibare yakozwe nabonye Trump yaratsinzwe ku buryo yagize 37 muri uriya mugore Harris bikagaragaza ko yagize 63. Yaramwanikiye ahubwo andi makuru yabaye ejo dimanche. Trump bongeye baramurasa, bari bagiye kongera kumurasa. Ibyo wabimenye? Nayibonye ntambuka ngo bamurashe ngo ari gukina ngo yagiye gukina golf. Yari muri golf. Ngo hanyuma ngo haboneka nyine umuntu ngo ushaka kumurasa, ntabwo yigeze amurasa, ngo bamufashe nyine atararasa. Ngiye ndimo ndibaza, ubwa mbere bamurasa ugutwi, abantu baravuze ati ibi bintu nubwo wenda bari bashatse kumurasa n'iki, ariko birashoboka ko yaba ari umugizi wa nabi yego, cyangwa se bikaba byashoboka ko wenda ari Trump wabipanze akaba yabigizemo uruhare kugira ngo wenda agerageze ukuntu yakura intention y'abantu, nyine abantu bamugirira impuhwe. Ubu ngubu rero byongeye kuba ubugira kabi, noneho bikaba nyuma y'uko avuye muri deba n'uriya mumama, nk'abantu nyine bari kwiyamamariza hamwe cyangwa se bahanganye mu kuyobora Amerika. Abantu barimo baribaza, nanjye ndimo ndabyibaza, niba ubwa mbere bari bamuketse ko wenda ashobora kuba yarabigizemo uruhare mu kurasa ugutwi kwe, ubu ngubu nanone
yaba hari uruhare afite muri uku kugerageza kuraswa kwe kwa kabiri. ubwo wasanga uwamurashe ugutwi kumwe yarashakaga n'ukundi kwa kabiri sha reka nkubwire baramwishe. ese erega ntabwo wenda hari uwo bari bafatanije kuko ntabwo wajya muri kiriya gikorwa uri umwe. Ariko reka ibyo tubyihorere ntabyo nzi nivugiraga ariko sinzi ntabwo mbizi kabisa. Ibyo ngibyo reka tubirekere abanyamerika icyo birabareba. Yego ko agomba guhanwa ariko bimaze igihe simbizi icyo bizafata. Okay. Reka tugushimire ku makuru tugejejeho yaranze iki cyumweru. Ntabwo yose twayamara, ayo ngayo namwe yaranze icyumweru yahitinze cyane. Reka tubararikire gukurikira ibindi biganiro by'Umuragwa Family TV, tunabibutsa gukanda kuri like, mukora subscribe, mwibuka kuduha comment, mugakora share. Turi kumwe no mu bindi biganiro ku Umuragwa Family nakagaruka. Ciao ciao.